uziko imibabaro urimwo ari bike ukurikije ibyo wanyuzemo. Ubu imbaraga zakoze biriya n'ubu ntabwo zigikora. Imana izaduha Kanani tukiri mu isi, duhe na Kanani y'ubwami bw'Imana. Hanyuma reka mbabwire Kanani iruta izindi tukiri inaho, ni ukuzura Umwuka Wera. Reka mbabwize ukuri, nagiye mu ndege kandi nziza, naraye mu mahoteli ntekereza ko ari meza. Ibintu bagendamwo mu isi banzi byinshi maze kubigendamo. Natangiriye ku mutumba, umutumba murawuzi. Nari umunyenga w'umutumba, njya n'uw'igare n'uw'igicugutu n'uwa moto narawuriye n'uw'imodoka n'uw'indege n'ibintu byose bagendamwo ibyinshi nabigenzemo. Ariko sindumva umunyenga ungana no kuzura Umwuka Wera. Uzi ko umuntu yuzura Umwuka Wera akibagirwa ko ari umukene? Uzi ko umuntu yuzura Umwuka Wera akibagirwa ko ari imfubyi? Uzi ko umuntu yuzura Umwuka Wera akavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba? Ukagira ngo hari ikintu yabonye, ntaco yabonye, kuko yuzuye imbaraga nyinshi z'ubumana. Uzi ko umuntu yuzura Umwuka Wera akibagirwa ko inkweto zahengamye, ukumva uranyuzwe nta kintu wabonye, kubwo amahoro yo mu mutima. Nta kintu cyashimisha imfubyi, nta kintu cyatuma umunyamababaro yishima usibye kuzura Umwuka Wera. Iyo niyo Kanani yaduhaye. Umwuka Wera ni anesthesi, ni ikinya. Muganga kuko atari umwicanyi, yagiye kukubaga agutera ikinya kugira ngo utumve ububabare bw'icumu. Iyo ukangutse ubona hari pasuma ahantu, ntumenye ibyo bakoze kuko ntiwari uhari. Imana yari izi ko mu isi hari imibabaro, aravuga ngo muhumure nanesheje isi, nzabohereza Umwuka Wera. Ubuzima bw'inaha nta wabubasha atuzuye Umwuka Wera.